Kristo Yesu ashimwe bene data. Ndabashimiye ko mwagize umwanya mukagira umutima wo kumva ijambo tubagezaho. Uwiteka abahe umugisha. Turacyari mu gitabo cy'umubwiriza, igitabo kiduhugura mu buzima busanzwe ndetse no mu buzima bwa gikristo. Ahangaha rero tugiye kwiga uyu munsi, haravuga ngo kandi ntukite ku magambo yose avugwa, kugira ngo utumve umugaragu wawe gutuka, kuko kenshi mu mutima wawe nawe uzi ko watukaga abandi. Aha ni mu mubwiriza mu gice cya 7, aho batugira inama yo kutita kuri byinshi bivugwa. Buriya iyo umuntu akurikiranye akantu ku kantu, ugashaka kujya ujombora uhandura ibyo mugenzi wavuze cyangwa ibyo mugenzi wakora, reka tureke no kuvuga gusa, nta muntu udakosa kandi nta muntu utagira ijambo ribi mu byo avuga. Ibyo twirirwa tuvuze umunsi wose, ugiye ubireba wasanga harimo ibibi bifite ikigero kirekire. Niyo mpamvu rero ijambo ritubwira ngo twe kwita ku magambo yose avugwa, bakatugereranyiriza no kuvuga ngo ushobora no kumva umugaragu wawe agutuka, kandi wumvisha umugaragu wawe agutuka sinzi ko byamera neza. Wagaragara nabi, wagaragaza uburakari bwinshi, kandi uburakari ni intandaro y'ibyaha byose. Inyigisho rero muri iri jambo ni uko tugomba kumenya ibyangombwa, tukamenya ibyangombwa, kandi tujye muri detaye nyinshi, kuko detaye nyinshi ugiye muri details ubona n'ibitaboneka. Ugiye muri details hari ibyirengagizwa, hari n'ibibabarirwa bitagombye kugarukaho cyane. Iyo wagiye muri details rero ibyo ntabwo bikubaho, ahubwo usanga uhora mu kibazo, ugahora wumva udashizwe, ugahora wumva ushaka gusesengura, yewe ndetse bikanakubabaza cyane. Kandi umuntu uhorana umutima uticaye hamwe nta mahoro agira, nta n'ibyishimo agira. Aha tugira inama rero ko tugomba kutita ku magambo menshi avugwa, yose avugwa, kandi kuko natwe mu mutima wacu, ko ijambo risoza rivuga ngo kuko kenshi mu mutima wawe nawe uzi ko watukaga abandi. Ijambo noneho ribishyize ku mugaragaro ko no mu mutima wawe utuka abandi. Jya numva iyo umuntu atwaye imodoka, sinzi niba wowe uri kutwumva ujya utwaraho imodoka cyangwa ikinyabiziga, iyo uri mu muhanda ukabona umuntu akugendeye nabi, sinzi ahantu ikijambo kibi kiva, atari uyu nguyu we ni umusazi, ukabivuga nka gutyo, ariko uyu nguyu we nubaheye, iki cyo ni igiki, mbese ntumenya ahantu biturutse, ukumva ikijambo kibi gituye aho ngaho. Uriya rero uri kubwira aramutse akumvishe, ngira ngo ntabwo byamera neza. Ibaze rero noneho uwo uhura nawe wese agiye yita kuri ibyo wavuze, nubwo atababyumva, abyumvishe, buri wese abyumvishe. Ni kuri ijambo ritubwira ngo mu mutima wawe nawe watukaga abandi, abyumvishe uko byamera, yaba intambara. Reka rero tube abantu batajya mu tuntu two kujomborora, two guhandura, ahubwo tube abantu bareba iby'umumaro, bareba ibyangombwa, akaba ari byo baha agaciro, akaba ari byo batindaho, kuko iby'umumaro nibyo bugirira umumaro benshi. Ariko utwo ngutwo ujombora turi pasono, tukureba gusa, nta kintu twamarira abandi, nta kintu kandi nawe twakumarira uretse kukuremerera gusa no kuguteza ibyaha mu mutima. Ugahora wibaza ku bandi, ugahora wibaza ko umuntu yakuvuze nabi, ugahora wibaza yuko batagukunda, ugahora wibaza yuko uri ikibazo, kandi ibyo ngibyo ntibyagakwiye kuba. Ita rero ku bifite umumaro, ita ku bigufitiye ahazaza heza, ita kandi ku bifitiye abandi umumaro, kandi umenye ko nawe wakosa, umenye ko nawe watekereza nabi, umenye ko nawe ikosa nawe warikora. Erega n'ijambo riravuga ngo mbere yuko ureba ako gatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe, banza urebe umugugu uri mu jisho ryawe. Rero ntabwo twagakwiye kureba cyangwa se kwita ku byo abandi bavuze gusa, ahubwo nawe banza witekerezeho, hanyuma ubone kujya muri detaye z'ibyavuzwe na mugenzi wawe.
Uwiteka rero abaha umugisha kandi abaha umutima wo kurenga imbibi, mugatekereza ibyagutse aho kugira ngo mwite ku bidafite umumaro kandi bitagira n'ireme. Ndagushimye Mwami Imana, gushimye ko uri mwiza kandi ugira imbabazi kandi ugira neza, ubabarira abantu bose, waguhungiyeho wese uramwakira. Akira rero n'uyu muntu wese wumvisha iri jambo akumva yuko hari aho yajya agatinda bitari ngombwa. Akira uyu muntu wese kandi nawe utari uzi yuko ari we ugira ibicumuro byinshi kurusha uwo ari gutindaho, maze ubababarire kandi ubagirire neza kandi ubahe gutekereza byagutse. Icyubahiro ni icyawe, komeza twongera imbaraga, komeza ugirire neza ubwoko bwawe, komeza ugirire neza abantu bawe, hanyuma twuzuza agakiza kandi tugaruze ubuntu bwawe, dukomeze mu rugendo twiyemeje, kuko imbaraga ni wowe ziduha, Mwuka Wera akatuyobora, tukagenda dufasha n'abandi kuza mu nzira, hanyuma kuri wa munsi tukazaboneka tutariho ikizinga, ubwo tuzimana ingoma imyaka 1000. Urakoze kubw'iri jambo, urakoze kubw'impuguro. Icyubahiro kibe cyawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.